se warebye ikiganiro nagukoreye ku kirori cya Bwiza Gala Night cyakorewe gikoreshwa n'umunyamuziki w'umukobwa umwe mu bagezweho muri iyi minsi ariwe Bwiza. Rero niba utarakirebye nyarukira kuri iyi YouTube channel nacyo ukirebe kuko amakuru ngiye kuguha uyu munsi biradusaba yuko nayo tuyifashisha. Kandi niba waranarebye uko event yagenze utabirebeye kuri YouTube channel nabwo nkeke yuko biraza kugufasha ndetse cyane kurushaho tukibanira neza wumva akantu kandi muri iki kiganiro. Rero uyu munsi content nkugarukaniye na yindi ariko se sindana basuhuza. Nizeye yuko rero mumeze neza, nizeye yuko mukomeje kugubwa neza. Umunsi mpamvu munyumva na haraka nuko hari cyo nshaka ko tuvugaho ikintu kinini kabisa nkaba nashyushye. Nizeye ko nawe washyushye kuko iyi ni inkuru imeze neza. Komeza ubwobwereza rero udukurikiye, komeza wimvemo ikaze kuri Iwacu Topic. Munsi simbasuza cyane yuko nabyutse nongera mbatamo update nongera mbaganiza how do you feel. Gusa nawe nyumvishe kano kanya nizere yuko ukomeje kugubwa neza. Ngende fixe nk'ibisanzwe byo warabimenye yuko ari ngewe uhora wumva kuri iyi mikoro, ari ngewe nyirijwi ritomoye uhora wumva. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku mpamvu tutabonye uwitwa Danny Vumbi ndetse na Mico the Best n'uwitwa Dr Kintu Mohamed mu kirori cya Bwiza cyiswe Bwiza Gala Night. Kandi abangaba arabagize uruhare mu kuzamura Bwiza, mu kumufasha, barafatikanya kugira ngo uyu muziki wa Bwiza tubone uyu munsi ugire aho ugera. Nyamara abangaba nibagaragaye muri iki kirori, hagaragaramo ahubwo babandi twabonaga bafite imibano twavuga yuko idakomeye. Kandi iki cyari ikirori cyo kwizihiza imyaka 4 amaze mu muziki. Byumvikane yuko rero Bwiza yarakeneye kuba haba babantu bafite uruhare runini mu muziki we. Reka dutangire rero, mbanze mwibutse gukanda subscribe ubundi mbanze nkunyuriremo neza izi nkuru zimeze zite. Mu minsi ishize rero ngira ngo nibwo wabonye ko Bwiza yizihije imyaka 4 amaze mu muziki ndetse bihurira n'isabukuru ye y'imyaka 26 y'amavuko. Gusa ibirori byari ibirori bitagaragayemo abantu nka Mico the Best, Danny Vumbi ari nabo bamufashe ukuboko mu itangira rye. Buri wese uzi neza urugendo rw'imyaka 4 y'uyu mukobwa amaze mu muziki ntabwo yakwirengagiza uruhare rw'aba bahanzi ndetse n'umugabo witwa Dr Kintu Mohamed watangiranye na Uhuje Imfura Claude mu cyitwa Kikasi Music. Ubwo Bwiza rero yatangiraga umuziki we yinjira muri Kikasi Music yayoborwaga na Dr Kintu ndetse na Uhuje Imfura yasanzemo abahanzi bakomeye barimo Danny Vumbi ndetse na Mico the Best. By'umwihariko rero uyu mukobwa yinjiye muri Kikasi Music atsinze irushanwa rya The Next Diva, aho Mico the Best ndetse na Danny Vumbi bari mu bagize uruhare mu kumuyobora cyangwa mu kumutoranya kugira ngo abe ariwe ubasanga muri societe y'umuziki ya Kikasi Music. Gusa mu bihe bitandukanye aba bahanzi baje gutandukana n'iyi label ya Kikasi Music cyangwa ni societe ya Kikasi Music, mu gihe Uhuje Imfura Claude nawe yaje gusigarana iyi societe abari we uyiyobora, mu gihe Dr Kintu byaje kuba ngombwa yuko badakomezanya ngo bakorane. Gusa uyu nguyu akaba yasigaranye Kikasi, ubwo ndavuga Uhuje Imfura Claude, ndetse akomeza gukorana cyane na Bwiza. Nubwo rero aba bahanzi bari bamaze gusezera muri Kikasi Music, ubwo ndavuga Mico the Best ndetse na Danny Vumbi bakomeje gukorana mu mishinga itandukanye n'uyu mukobwa w'umunyamuziki mwiza Bwiza. Mu ndirimbo zimwe na zimwe ngira ngo mwagiye mubona bagiye bakorana, nk'iyo bise Wibeshye yakoranye na Mico the Best, iyo bise ni Danger yasubiwemo ya remixinzwe we na Danny Vumbi. Ngira ngo zari indirimbo nziza, gusa izo nizo babashije gushyira hanze, hari zitaragiye hanze ndetse no muzo bo bataririmbyamo ngo bakamufasha kuzikoraho, cyane yuko umuntu nka Danny Vumbi ari umwe mu banditsi beza ba Afrobeat dufite hano mu muziki wo mu Rwanda. Rero mu gushaka kumenya amakuru, hari ibinyamakuru byagiye byegera abantu kugira ngo bitohoze za nkuru, aho Uhuje Imfura Claude yegerewe ari we uyoboye Kikasi Music ibarizwamo Bwiza. Gusa we yavuze yuko icyo yahamya ari uko yatumiye aba bantu bose ntibitabire. Yaragize ati bose narabatumiye, icyakora Mico the Best we yambwiye ko yagize ikibazo cy'umuryango cyatumye atitabira ku munota wa nyuma, ariko abandi bo rwose sinzi impamvu zabo. Gusa uyu nguyu nubwo ahamya yuko aba bantu yabatumiye
buri umwe muri aba bantu yagiye yegerwa ku giti cye kugira ngo habashe kumenywa amakuru yizewe ku byo uhuje imfura Claude we Kikasi Music yari yavuze. Barimo Dr Kintu ndetse na Mico the Best bo babwiye itangazamakuru yuko ari iby'ukuri uhuje imfura Claude yamenyesheje ko hari ibyo birori, gusa birangira atabahaye ubutumire. Najya ibintu mu byumve neza ko umuntu yakubwira ngo iwanjye cyangwa ahantu runaka hari ikirori, bitandukanye no ko yakubwira ati uzitabire kino kirori. Hari icyo bita ubutumire, akaba n'icyo bita kukumenyesha papa. Rero abangaba baramenyeshejwe ntabwo batumiwe. Mico the Best we rero yaragize ati njyewe nari bujyane n'umugore wanjye, ariko byageze ku munsi w'ibirori nta muntu urama ubutumire. None se wifuzaga ko njya aho byabereye ndi kumwe nawe ngatangira guhamagara ngo baze banyinjize? Oya, ibyo ntibikabere rwose. Aya ni amagambo yavuzwe na Mico the Best. Uyu muhanzi rero we ntatinya guhamya ko yababajwe bikomeye no kuba atarigeze ahabwa agaciro muri ibi birori, nyamara mu gihe bakoraga filime mbarankuru ku rugendo rwa Bwiza baramwiyambaje akanitabira. Dr Kintu nawe ngo yaramenyeshejwe ko ibirori bihari, icyakora ategereza icyo gutumirwa araheba. Nawe yagize ati uhuje imfura yambwiye ko bari bafite ibirori ndetse ambwira n'umunsi, nategereje ko anumira ndaheba, kandi iyo narebaga ku bandi batumiwe nabonaga ko kwinjira bisaba kuba ufite ubutumire. Ngiyo impamvu yatumye rero ntitabira. Rero birashoboka ko hari n'abandi bahanzi benshi bagiye bakorana na Bwiza cyangwa abandi bantu bamubaye hafi mu rugendo rwe rwo gukora umuziki muri ibi birori. Twibanze kuri Mico the Best ndetse na Danny Vumbi uyu munsi rero babanye nawe muri Kikasi Music, ndetse na Dr Kintu wahoze ari umuyobozi we, bageranye kure. Ariko twibaza impamvu byaba byaradogereye bikagera kuri urwego nibakorane. Gusa wabiyumviye bavuga yuko bose nta butumire bigeze bakira nubwo bamenyeshejwe. Ngayo nguko ni fixe narinje kubishyiraho umucyo. Ntukije gukanda subscribe, like, share ndetse na comment we wadukurikiye, kandi ndagushimiye.